Urugamba rw'imitima, episode ya 4. Ubwo duherukana muri episode ya 3 ku bantu twari turi kumwe, duherukana Eric yandikira ibaruwa Aline, hanyuma Kevin aza kuyibona mu buryo bw'ibanga, arangije arayifotora afata amafoto y'iyo baruwa atangira kuvuga ngo ngiye kwangiza izina rya Eric. Eric azicuza, agiye kumbona azicuza icyatumye anzira mu nzira. Twasoje turi kwibaza ngo ese agiye kubigenza gute, agiye kumugambanira gute, mbese azabigeraho koko, ese azabigeraho gute? Ibyo nibyo twatangiye twibaza tuvuga ngo bizagenda bite. Nanjye ayo matsiko nari nyafite, ndibaza namwe mwari mufite amatsiko yo kwibaza ngo ese Kevin agiye kwangiza izina rya Eric imbere ya Aline ndetse n'imbere y'umuryango we gute? Reka dukomeze na episode ya 4. Hari igihe urukundo rwinjira mu igeragezwa rikomeye, ubwo ibanga rihishwe ritangira kumenyekana, icyizere kikaba nk'ikirere gicuzwe n'ibicu by'umwijima. Dutangiriye kuri Eric yarahagaze mu kibuga cyo ku ishuri munsi y'igiti cyari kiri muri icyo kibuga, hanyuma Aline aratambuka ariko asa n'udashaka ko bahuza amaso. Eric ahagaze yitonze, arangije aravuga ati Aline, kuki utanyegera nk'uko byahoze? Aline arangije mu ijwi rituje, arangije aravuga ati hari ibintu byinshi biri kumvugwaho Eric, ndumva ndi gushidikanya. Eric ashaka gusobanura aravuga ati ibyo bavuga byose si byo, uzi ko umutima wanjye ugukunda by'ukuri. Aline mu gahinda gakomeye cyane arangije aravuga ati ariko kuki Kevin yambwiye ibintu by'uko wanditse ibaruwa utabitekerejeho neza? Eric arikanga cyane, atangira gutitira, ibyuya bitangira gushoka, arangije n'ibintu yari afite mu ntoki, ubwo nta mukaye yari afite yenda kumucika ngo yikubite hasi. Yibaza ukuntu iyo baruwa yaba yarageze kuri Kevin kandi yari yarabwiye Aline ko nta wundi muntu azayereka, nawe biramucanga, ubwoba buramwica, abura ikintu avuga. Tugaruke kuri Kevin, ahantu yari ari n'inshuti ze mu ibanga. Kevin yari afite ya mafoto yafotoye ya baruwa ya Eric, arangije afite mu ntoki ziwe atangira kuyereka inshuti ze. Kevin atangira kujya aseka atuje ariko afite ishyari, arangije akajya avuga ati sha, reba iyi baruwa se, reba iyi baruwa Eric yandikiye Aline, dore aya magambo y'urukundo asa n'ay'igihanga, ariko ndabizi ibi nzabikoresha musenya burundu. Hanyuma inshuti ze zitangira gutitira, ariko se ntabwo Aline azabona ko ari wowe ubiri inyuma? Arangije Kevin arasubiza ngo mu ijwi rifite ubwirasi yarihinduye rwose yabaye seriye, oya wana, Aline azibwira ko ari Eric wihishe inyuma y'ibi bintu, kandi ababyeyi be nabo bazabona ko nta kinyuranyo na gito afite, nta n'ikindi kintu andusha usibye ubukene bwe, nicyo kintu bazabona yuko andusha. Hanyuma tugaruka kuri Aline mu rugo. Aline yicaye mu cyumba cye afite ya baruwa ya Eric mu ntoki, amarira atangira kumuzenga mu maso. Aline atangira kwibwira mu mutima we, none se kuko Eric yaba ari umuntu udashoboye, cyangwa Kevin ari kunyigisha ibintu by'ibinyoma gusa? Arangije asuka amarira, atangira kurira, amarira atangira kugwa kuri ya baruwa ya Eric. Gusa akomeza gusoma amagambo y'urukundo ya Eric, ariko umutima we ucecetse cyane, utuje,
hanyuma Kevin aza mu rugo rw'iwabo Aline kuko we yazaga yisanga kandi bamwakira nk'umwana mu rugo kandi batangiye kwitegura nk'aho ari ugiye kubabera umukwe, kandi kuko we yari afite amafaranga ijambo ryose yababwiraga bararyumvaga. Kevin yicaye mu ruganiriro hamwe n'ababyeyi ba Aline. Aline nawe yari mu cyumba cyo hejuru atangira kumva amagambo mu ibanga. Kevin atangira kuvuga buhoro ariko afite ikinyabupfura, arangije aravuga ngo mama, papa, hari ibyo ngira ngo mbabwire. Simwibuka Eric wa muhungu nababwiraga. Eric uwo mukobwa wanyu yirirwa yirukaho kandi akirirwa amutekerezaho, si uwo mwakifuza. Ni umukene udafite gahunda, nta hazaza afite, nta kintu na kimwe afite usibye ubukene bwiwe. Mama wa Aline areba mu maso ya Kevin arangije yicara atuje. Kandi wowe utwereka ko ufite gahunda pe. Kevin atangira kubyutsa ibyangombwa ndetse no kuvuga byose afite ku ishuri. Atangira kuvuga n'imishinga afite, arangije aravuga ngo yego mfite byinshi niteganyirije, sinifuza ko ari nazaba mu buzima bw'umwijima cyangwa se mu buzima bugoye. Hanyuma papa wa Aline arangije azunguza umutwe aravuga ngo nibyo. Arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Kevin, turagushimira kuba wita kuri Aline, kandi rwose dushobora kugutega amatwi kurusha uwo Eric utubwira utaraza no kutwiyereka ahangaha. Hanyuma Aline hejuru mu cyumba yumva ibi byose, arangije yifata mu gituza ararira, amarira arashoka. Ijambo rimwe ryavuzwe mu ibanga ariko rihindura amateka y'umutima. None se Aline azahitamo nde hagati y'ukuri n'ikinyoma? Andika muri comment uvuga ngo Aline njye ndabona azahitamo uyu. Nurangiza uze kwandika uvuge ngo dukeneye episode ikurikira, dukeneye episode ya 5. Aline amanuka buhoro buhoro afite amarira mu maso, akagenda yibwira mu mutima ariko ijwi rye rigahinduka nk'ijwi ry'ibanga ridashaka gusohoka. Aline akibwira ngo ese koko Eric ni umukene udafite gahunda cyangwa Kevin arimo gukina n'umutima wanjye? Tangira guhagarara yibwira ati ese koko. Aline akarira akibaza uko bizagenda bikamuyobera. Ndagushimiye rero wowe tugejeje kuri uyu musozo w'iyi episode. Ndagira ngo nkwibutse ngo kanda subscribe, ukore share, abandi babone iyi episode ndetse babone n'izindi episode zizaza. Nawe nukanda subscribe, indi episode tuzashyiraho uzahita ubimenyeshwa yuko twayishyizeho. Hanyuma rero mbwira muri comment uti Aline njye ndi kubona azahitamo. Ese wowe uri kumva azahitamo kumvira umuryango we no gukurikira ubutunzi bwa Kevin, cyangwa azahitamo icyo umutima we wakunze, akunde Eric nubwo adafite byinshi nk'ibya Kevin ariko cyamurusha ari urukundo? Andika muri comment tuduhe episode ya 5. Nanjye ndahita nyibaha kuko iri gutegurwa kandi iri mu nzira iraza vuba. Wowe kora share n'abandi babibone, kandi niba wakunze iyi nkuru ukande like uvuge ngo iyi nkuru nayikunze muri comment, ubundi dukomeze. Ndabakunda. Iyi ni DAC, Daily Advice by Code TV, your brother from another mother. I love you. Ciao ciao.